dutangira umusore n'umukobwa bari ahantu bagurisha impeta, muri make bajya kugura impeta bakundana, bigaragara ko rwose biteguraga gushyingirwa. Muri ako kanya hagahita haza undi mukobwa ufite akamashini kavanaho amafaranga ku ikarita, agahita akoza ku mufuka w'umusore, muri make ari kumwiba amafaranga. Ubwo amafaranga uno musore yari afite ku gakarita ke, uno mukobwa yahise yiba, mu gihe abandi bakiri kureba impeta nziza cyane. Umukobwa agahita amubwira ati reka dufate iyi ngiyi rwose, ndakeka iyi ngiyi yaba nziza. Ubwo umusore muri ako kanya agahita avanamo agakarita agiye kwishyura, agahita agahiza umukozi ngo avaneho amafaranga. Umukozi akojeje ku kamashini ke agahita abona nta mafaranga ariho, agahita abwira wa musore ati ndi kubona nta mafaranga ariho rero. Ubwo wa musore agahita amubwira ati ntabwo bishoboka rwose, agahita avanaho akandi gakarita agakojejeho, agahita abona rwose nta mafaranga ariho. Ubwo umukobwa agahita amubwira ati nta nubwo washobora kwigurira impeta y'ubukwe, none ngo ngiye kubana nawe koko? Ubwo wa musore agakomeza kumubwira, ariko abwira na wa mukozi ati oya ntabwo bishoboka rwose, sinzi uko byagenze, papa wanjye yansigiye amafaranga menshi cyane nk'umurage. Ataravuga byinshi, wa mukobwa agahita abwira uno musore ati wansezeranyije isi n'inyenyeri, none nta kintu ufite koko? Agahita ashyira impeta hasi, ubona ko ivumbuye agiye kugenda. Bigaragara ko rwose uno mukobwa atakundaga uriya musore. Nuko wa musore agahita amuhamagara amukora, amubwira ati rwose ashobora kuba ari kwibeshya. Nuko wa mukobwa agahita yihindukira amubwira ati ntunkureho ahubwo kano kanya. Agahita agenda. Ataragera kure, wa musore agahita abwira umukobwa ati ndaza kubona andi mafaranga tugura impeta. Akivuga amafaranga, uno mukobwa agahita ahagarara. Bigaragara ko rwose uno mukobwa yikundiraga amafaranga y'uriya musore. Agahita ahindukira yishimye, ariko asa nk'uwivumbura ati ntabwo nshaka kongera gutekereza rero kundi. Nuko wa musore agakomeza kumwinginga amubwira ati oya ndakwinginze rwose tegereza, reka mpamagare mushiki wanjye angurize amafaranga kugira ngo mbashe kugura ino mpeta. Kumbi wa mukobwa wamwibye amafaranga ntabwo yari yagiye kure. Nuko uno mukobwa agahita avuga ati oya ntabwo bishoboka rwose. Ubwo umusore ahamagaye mushiki we ngo amugurize amafaranga, telefone y'umukobwa igahita isona. Umusore agahita yumva telefone ya mushiki we isoniye aho hafi. Ubwo wa mukobwa mushiki we wamwibye amafaranga ariko umusore atabizi, agahita amubwira ati bite muvandi, nari nje hano nyine kugira ngo nigurire umukufe. Agahita akomeza kumubwira ko atarabakurikiye, amubwira ati nari nje hano kwigurira umukufe. Nuko wa musore agahita amubwira ati uje rwose mu gihe cyanya cyo gutegereje cyane. Agahita ahindukira abwira wa mukobwa ati mukundwa ntabwo rwose ukeneye gutegereza ukundi, ngwino ufate ya mpeta washakaga. Ubwo umukobwa agahita azabona ko nta mikino. Ubwo wa musore agahita agenda akegera mushiki we amuguza amafaranga. Nuko wa mushiki we agahita abwira uno musore ati ese musaza wa ntabwo uri kwihuta koko? Iyi mariage ntabwo uri kuyihutisha? Muri make uno mushiki we ntabwo yashakaga ko uno musore ashakana n'uriya mukobwa cyangwa se abana n'uriya mukobwa, kuko yarabizi neza ko uriya mukobwa we yishakira amafaranga cyangwa se imitungo uno musore si yamusigiye. Ubwo uno mukobwa mushiki w'uno musore ari kubwira uno musore ko uriya mukobwa ari kumwe n'uno musore ku bw'imitungo isi yamusigiye. Wa mukobwa agahita abyumva, agahita ahindukira amubwira ati ndi kumwe n'uno musore Mike kubera imitungo isi yamusigiye. Nuko akagerageza kwisaza. Wa musore agahita aza amubwira rwose ko atari byo. Wa mukobwa agahita abwira n'uno musore ati ndagukunda cyane nubwo iyo mitungo yaba idahari. Kandi mu kanya tubonye umusore ananirwa kugura impeta, nuko no mukobwa agiye kumusiga. Uwo musore ntiyabyitaho, agahita abwira uno mushiki we ati ndaza kubabara cyane rwose kandi ntungurwe cyane nutuza kunguriza ayo mafaranga. Bigaragara ko rwose uno musore yakundaga uno mukobwa cyane. Nuko agahita yamusaba, ubona ko ari seriye. Mushiki we arabireba akabura icyo yakora, arangije agahita amuhereza agakarita, ubona ko wa mukobwa yishimye. Ubwo wa musore agahita agafata akishyura. Arangije kwishyura agahita akamusubiza amubwira ati urakoze cyane. Arangije agahita areba wa mukobwa ayambaye, agahita amubwira ati irakubereye cyane rwose. Muri make ubona ko rwose urukundo ruhari, ariko wa mushiki we ubona ko rwose atabyishimiye. Muri make yarazi neza ko uno mukobwa ari hano kubera imitungo uno musore afite isi yamusigiye. Ntibyatinze rwose agahita abwira uno mukobwa ati ngwino twiyunga nyine, mu kanya twari dushwanyaho gatoya ariko nyine maze kubona ko mukundana cyane, ngwino umpambarire twiyunge. Ubwo mushiki w'uno musore agahita agenda akamuhobera ku mbaraga. Umukobwa nawe agahita apfa kumuhobera. Ubwo mushiki w'uno musore kumbe ntabwo yari amukunze, ahubwo yahise amushyiraho ka GPS cyangwa se akantu gakururaho umuntu ari. Ubwo umukobwa arangije agahita amubwira ati birahagije ngaho reka ngende kubera n'ibintu uvuze ntabwo rwose tuzagutumira mu bukwe bwacu kuko ntabwo ushaka umubano wacu ukomeza. Barangije bagahita bagenda. Ubwo no mukobwa ajya kubwira wa musaza we ko amushyizeho GPS ku mukobwa, agahita abona baragiye. Ntibyatinze uko amasaha yakomeje kugenda, umukobwa rwose ari kugendana na wa musore ubona ko yishimiye impeta yambaye. Muri ako kanya agahita hasi igisambo kigahita kimuvanamo kikirukanka. Ubwo wa mukobwa agahita abwira uno musore ati arahijyanye mwirukankana rwose uyigarure. Ubwo umusore nawe agahita amwirukankana, ageze imbere agahita amubura. Ubwo umusore arangije agahita ababara cyane avuga ati none se kandi agiye hehe? nayiragiye koko ariko si ibingibi ni ibiki koko? Ubwo arangije agahita agenda. Kumbi wa musore yari yihishe aho hafi, agahita avamo avuga ati umuhombyi gusa. Ubwo wa musore yagarutse abwira wa mukobwa ati ntabwo mbashije
abashije kumufata ngo nyigarure, ubwo wa mukobwa ubona ko yarakaye cyane rwose agahita abwira undi musore ati rero ugenda ugura indi. Ubwo wa musore agahita abwira undi mukobwa ati gute se, urabizi ko iriya naguze amafaranga nayagujije mushiki wanjye, none se uragira ngo nongere muguze koko? Nuko umukobwa agahita abwira undi musore ati nimba rero nta mpeta bivuze ko nta n'umugeni ufite. Arangije agahita agenda amusezera ati urabeho njyewe ndigendeye. Ubwo umusore agahita asigara aho ngaho amubwira ati reka kugenda rwose, ubona ko ababaye. Ubwo wa mushiki we nawe agahita ahagera, kumbi yari ari kubakurikirana. Umusore abonye ahageze agahita amubwira ubona ko ababaye ati wa mukobwa dukundana aragiye. Nuko mushiki we agahita amubwira ati reka noneho tumukurikire. Nuko wa musore agahita amubaza ati tumukurikire se, wabuze aho agiye? Nuko wa mukobwa agahita abona uburyo umusaza waba ababaye, agahita amubwira ati ndahaza ahantu agiye. Agahita amwereka muri telefone ka GPS yamukizeho gatuma umenya ahantu umuntu aherereye. Ntibyatinze ko igihe cyakomeje kugenda, wa mukobwa yaraje agahita ahura n'umusore. Kumbi wa musore wibye impeta yarazanye n'uno mukobwa bakundana. Wa mukobwa agahita rwose akamusuhuza ubona ko bishimye. Nuko wa musore agahita abwira uno mukobwa ati yewe byari byoroshye cyane rwose kurusha ukuntu nabikekaga. Nuko wa mukobwa agahita yifata akayambara amubwira ati uri kubona ukuntu imbereye se, ubona ko rwose bishimye kandi bakundana. Muri ako kanya hagahita hagira wa musore bise Mike ubona ko arakaye cyane. Wa mukobwa nuko agahita atunguruwe cyane akabura icyo avuga, agahita ababaza ati mumbonye gute se? Nuko wa mushiki w'uno musore agahita aza agahita avanamo ka kantu ka GPS yamushyizeho agahita akamwereka. Nuko umukobwa atunguwe cyane agahita amubaza ati wari uri kunkurikirana se? Ubwo umusore ubona ko atunguwe cyane agahita ababwira ati ngiye guhamagara polisi kubera ibintu by'ubutubuzi bwanyu. Ubwo wa mushiki w'umusore agahita abwira uno mukobwa ati rero ibihe bibi kuri wowe biratangiye, ba witegura kujya muri gereza. Ubwo umukobwa ubona ko atangiye kwicuza yahise atangira kugerageza kuvanamo ya mpeta, ariko n'ubundi amazi yarenze inkombe. Mu byo umusore yari amaze gucamo byose yize ko burya ugomba gukunda bose ariko ukizera bake, cyane cyane ukita ku bakubwira ibintu bigaragara nkaho atari byiza cyangwa se udashaka, kuko akenshi baba bari kubona ibintu weho utari kubona. Ndagushimiye kuba ufashe umwanya wawe ukareba ino video. Niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel cyangwa se ukaba utarakora subscribe, wakanda handitse subscribe tukajya tubana no mu zindi video nyinshi nziza cyane tuzajya tubagezaho mu minsi iri imbere. Dukine mu buzima bwacu bwa buri munsi, like na share ku nshuti zawe kugira ngo nabo babashe kuyibona. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.